Okay. Bantu banjye mumeze neza, hano Baritoshi musanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. None aha ngaha rero RNP cyangwa se Rwanda National Police cyangwa se polisi y'u Rwanda iramenyesha umuntu waba warataye amafaranga. Noneho turi tariki 27 z'ukwezi kwa kane 2025, polisi yamaze kubishyira ahagaragara itangazo kuri X yabo cyangwa se Twitter yabo. Iri tangazo rikurikira tugiye guhita tubanyuriramo ry'umuntu waba warataye amafaranga ko yajya kuyatura. Ibi ni ibintu bidasanzwe ariko bigaragaza yuko polisi y'u Rwanda iba iri mu kazi kose. Polisi y'u Rwanda iramenyesha umuntu waba warataye amafaranga ku wa kane tariki ya 26 Mata 2026 mu karere ka Gasabo mu muhanda Remera Giporoso ko ayo mafaranga yatoraguwe agashyikirizwa polisi. Nyirayo arasabwa kuza kuyafata ku ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda ku Muhima yitwaje indangamuntu kandi yiteguye gusubiza ibibazo bizafasha kwemeza ko ari we araye. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara kuri nimero bashyizeho hano 78831352 cyangwa 7883125002. Iyi ngiyi ni agatangazo gato rwose navuze ati kankabanyurizaho nihuta cyane, gusa se nabibonye ndatungurwa. Wowe ayo mafaranga watoragura ari gutuma polisi irangisha uratekereza yabarangaye? Andikaho muri comment tubwire ukuntu uri kubyumva. Ese wowe ari wowe wayatoraguye wayatanga cyangwa wabanza ugahita wiherera ukagira ukuntu bigenza? Nkwibutsa ngo niba mbageze kuri YouTube channel kanda like, subscribe, ufungure zigera tujye tubana igihe cyose ku Burezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde.